abari i Burundi, abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo ndavuga East Africa muri rusange, abari za Mozambique, abari Zambia, abari mu bihugu bitandukanye bindi byo ku mugabane wa Afurika, mwese ndabizi ko muri abakunzi bacu, ubwo ndavuga amakuru atandukanye ya siporo tubagezaho umunsi ku wundi. Amazina yanjye nk'ibisanzwe murabizi ni Mucyo Anta, tubana namwe umunsi ku wundi, twagiye tubana mu biganiro bitandukanye ku maradiyo atandukanye, yaba Authentique, yaba Flash FM, yaba Radio na TV10. Murabizi neza ko nateretse akadomo nsezera gukorera kuri microphone ndetse n'ama TV atandukanye, ariko noneho abakunzi banjye bakunda amakuru atandukanye ku migabane itandukanye y'isi, yaba ku mugabane wa Amerika, ku mugabane wa Asia, Australia n'andi atandukanye, ku mugabane wa Afrika, barambwira bati ni byiza ko n'ubundi kariyeri yawe wijyanye mu bijyanye no kugurisha abakinnyi umunsi ku wundi, ariko murabizi neza ko bigira periode, biba mu kwezi kwa mbere bikaba mu kwezi kwa karindwi, ni igihe gito gishoboka mu mwaka. Bivuze ngo hari igihe kinini nzaba mfite cyo kujya ku matere, ariko nanone hari igihe umuntu aba ari mu rugo, hari igihe umuntu aba ari kuri tele, ariko ushaka kuba wabona akanya ko kuganira n'abakunzi bawe ukaba wabaha n'amakuru atandukanye. Niyo mpamvu nyuma y'ubusabe bwanyu butandukanye nemeye guterekaho YouTube channel yanyu, birumvikana nubwo ari channel yitwa Munda y'Isi TV, ariko ni channel yanyu, ntabwo ari channel yanjye, ni channel yanyu, kubera ko ibyiza byose ni mwebwe ndimo kubitegurira. Muzajya mukurikira amakuru atandukanye, amakuru yo Munda y'Isi yandi yose munziho y'amatransferi, muzajya munkurikira mu operation atandukanye mu maklebe yanyu atandukanye, muzajya mwumva amakuru yo mu bihugu bitandukanye mu karere ka East Africa ndetse no mu tundi turere, muzajya mwumva ibiganiro bitandukanye, twagiye dutumira abantu batandukanye. Hanyuma birumvikana muzajya mubona highlights z'amamatch atandukanye, ama interview n'ibindi bitandukanye, ni byinshi cyane. Iyi ni televiziyo igiye kwibanda muri rusange ku kijyanye na siporo. Niyo mpamvu rero icyo mbasaba nta kindi, ndabasaba umwanya wanyu. Umwanya nsaba n'uwuhe? No gukora subscribe no gukora share, mukabisharinga ahantu hatandukanye, mugakora like ndetse mugatanga na comment, ntacyo bitwaye. Hanyuma izo comment zanyu n'ibindi bitandukanye nibyo bizagenda bidufasha kugira ngo tubashe kubaka ibitandukanye. Turatangiye, ariko uko tuzagenda dukora umunsi ku wundi niko tuzagenda twimprovinga mu bijyanye na studio ndetse n'ibindi bitandukanye. So rero ndabashimiye byimazeyo, nishimiye kongera kubana namwe kubera ko mwabisabye, nanjye mbishyize mu bikorwa, nta kindi